reka tubasuhuze kandi tubashimira mwese abadukurikira muri hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye, ku migabane itandukanye, cyane cyane mwe mu rurimi rw'ikinyarwanda kuko ari rwo rurimi tuvuga. Ni ku Ihumure TV. Reka nshimire ababanye natwe mu bihe byatambutse, abamaze gukora subscribe ku channel yacu Ihumure TV, muhabwe umugisha n'Imana. Hanyuma nawe utarayikora uyikoze kugira ngo ngibuze dusangire byinshi tubagezaho, muhabwe umugisha kubwo gutekereza gufatanya natwe. Hanyuma kandi urabona inzogera ku ruhande nayo uyikandeho kugira ngo noneho ujye ubonera amakuru ku gihe cyangwa se ibiganiro ku gihe igihe tubikugerezaho. Si ibyo gusa rero, niba ukunze ibiganiro tukugezaho ukande like, hanyuma kandi uduhe ibitekerezo. Nshuti yanjye, duhe ibitekerezo hasi muri comment. Niba ari ijambo ry'Imana wandike amena, cyangwa se niba wagaye uvuga uti ndagaye, niba wishimye uvuga uti ndashimye. Biba byiza kandi nanone. Hanyuma kandi niba hari ikibazo wifuza kubaza turagusubiza kugira ngo urusheho gusobanukirwa byinshi ku byo tukugezaho. Hanyuma inkunga ikomeye tugusaba no gusangiza benshi ubu butumwa tubagezaho cyangwa se ibiganiro tubagezaho. Ku Ihumure TV tubagezaho ijambo ry'Imana, abakozi Imana batandukanye babwiriza ijambo ry'Imana. Akenshi iyo tujya kuri YouTube hari ubwo tuba tugiye mu bintu bitunezeza, entertainment, comedy n'ibindi byose bishobora gutuma twishima twumva turuhutse mu mutwe, cyangwa tugaseka ko none hari umwanya nanone ukeneye kugira ngo ubugingo bwawe bwakire amagambo y'ihumure. Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye? Bibiliya ivuga iki ku mibereho yanjye? Ese Bibiliya ivuga iki ku buhanuzi ngenda nakira buri munsi? Bibiliya ivuga iki ku buzima bwanjye nyuramo cyangwa se mu byo ndimo ndacamo muri iki gihe? Ugenda nabyo bisobanukirwa ugeze ku Ihumure TV. Imana ibahe umugisha rero kandi Imana ibagiriye neza. Ntimubure gukomeza kubana natwe no gusangira natwe byinshi tubagezaho. Ni karibu noneho kugira ngo tuze gusangira ikiganiro twateguriye uyu munsi. Twarabanaga, twari tumaze hafi nk'iminsi igera muri 4 tutarya. Umwana ararwara, icyuya kiramututumuka, araremba. Umumama umwe ndashatse kuvuga aragenda muzanira ibinini, kumbi ntabwo azi ko ari inzara. Twebwe twari tubizi, twari dutuye hano ahangaha kuri Faisal kwa Bururu. Twabaga mu kazu k'icyumba kimwe kwa Bururu hakurya. Iyi imvura yagwaga twagiye gusenga, iyo twabaga turi umwe yarirukaga akagenda akazinga akashumi k'akamatera twaryamagaho, hanyuma ukafata akabase twari dufite ukagahagararana, amazi akajya agwa amanuka yinjira muri iyo base, ugenda ujya kumena. Ariko twasenga Imana ikatubwira ngo izatugirira neza. Ntabwo nzibagirwa igihe kimwe uwo mwana witwa Thomas abyuka nijoro ajya kwiyahura mu kiyaga cyo kwa Nyagahene. Ageze mu nzira arongera aragaruka, arambwira ngo naringiye kwiyahura, ngo ariko none ndagarutse, Imana imbujije kujyayo. Nyumva neza. Ese ntago wibuka icyo Imana yavuganye nawe kuri abo bana bawe? Niki gitumye ugiye guta urugo ukaba wamaze kudesida kuruvamo? Ni iyihe mpamvu? Urwo rugo ni urwawe. Delila ntagutera ubwoba, Delila ntagukura umutima, Delila ntaguhamure. Mureke yigaragambye, mureke yigaragure. Ariko uwo mugabo ujya kumushaka ni Imana yavuze ko ari uwawe. Mbihagazeho n'amaguru abiri. Humura. Ni Imana yavuze kuzabyara. Ni Imana yavuze abana bawe baziga, nubwo ubona barimo biga mu bibazo. Ariko ese ntago wibuka icyo Imana yavuganye natwe? Yemwe bana, kuba uri guca mu ntambara, kuba uri guca mu bibazo, kuba abarozi bakuroga, kuba abantu bakwanga, kuba bakuvuga uko utari, kuba baguharabika, kuba bakurwanya, kuba bakugambanira, kuba bakwita amazina, kuba bakwita umurozi kuri uwo musozi, ntabwo bivuze ko biri buze gukuraho icyo Imana yavuze. Ni Imana yavuze ko izakubahishiriza aho ngaho. Imyaka bitwaye ntabwo nyizi. Tujye ku meza dusangire. Turasoma Yosuwa ibice ni 14, igitabo cya Yosuwa ibice 14. Turasoma umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7 aho ngaho.
ariko cyane ndashaka uyu murongo wa 6 niwo nifuza ko tuganiraho. Haravuze ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa Gilugali. Kalebu mwene Yefuni umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi Baruneya. Icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Reka dushyireho n'uwa 8 ntacyo bitwaye. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyewe nomatana n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Amen. Reka mbahendahende mbasabe dusubiremo aya magambo, kuko ndumva ari amagambo akomeye. Haravuze ngo abayuda bahera ko basanga Yosuwa i Gilugali. Kalebu mwene Yefuni umukenazi aramubaza ati, ntuzi icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe? Akabibwira Mose umuntu w'Imana turi Kadeshi y'i Baruneya. Hari akabazo. Icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri i Kadeshi y'i Baruneya. Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba. Njyewe nomatana n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Iteraniro twese tuvuge ngo amen. Ndagira ngo nganire nawe ku magambo cyangwa se ku masezerano, ku ijambo rivuga ngo humura. Ntabwo ibigeragezo bizakuraho icyo Imana yavuze kuri wowe. Kuba abantu bakwibagirwa, kuba abantu bagutaye, ntabwo bizakuraho icyo Imana yavuze kuri wowe. Aba ariko wandika, kuba abantu wandike ngo ibigeragezo ntibizakuraho icyo Imana yavuze kuri nge. Aba ariyo teme y'iri jambo. Uyu ni umugabo witwa Kalebu mwene Yefuni. Uyu mugabo ntago yari umwisirayeli. Oya, ntago yari umwisirayeli, ahubwo mu gihe abisirayeli batahaga, uyu mugabo nawe yazanye n'abandi, ariko aza afite umutima utandukanye n'uw'abisirayeli cyane. Ariko reka nsubire inyuma gato. Iki ni igihe abisirayeli bari barimo bava muri Egiputa, baca ku nyanja itukura, bahaguruka. Imana yavuganye nabo, ibwira Mose umugaragu w'Imana ari mu ishyamba aragiye intama za sebukwe. Imana iramusanga, abona igihuru gishya ariko ntikiyakongoka. Hanyuma ngo ahegere, Imana iramuhamagara, ngo agenda agiye kureba iryo shyano ryaguye. Bari basanzwe baharagira, hari n'abandi bashumba baharagiye. Ariko ndagira ngo mbwire abantu, umuhamagaro w'Imana ugenda uko ushaka. Umugambi w'Imana ushobora no kugusanga mu gihuru. Umugambi w'Imana uyu munsi hariho umuntu uriho umugambi w'Imana, munyumve neza, ariko akaba akiri mu kabari. Ariko hejuru ye, nubwo arimo yivurunguta muri ibi bintu, akiba mu kabari, akinywa inzoga, agisambana,
akiba, ariko Imana irimo iramureba. Uyu muntu nubwo akinywa urumogi, Imana irimo iramureba ikavuga ngo uyu muntu uko byagenda kose nzamukoresha, mufiteho umugambi w'Imana. Ushobora kuba ku muntu ari mu kabari, ushobora kuba ku muntu akinywa akabyeri, ushobora kuba ku muntu akiri indaya, ushobora kuba ku muntu ari mu bukene. Ntabwo umugambi w'Imana iyo uje kugira ngo ugere ku muntu, ntabwo ureba aho umuntu avuka, ntureba inkomoko. Umugambi w'Imana ntureba ubwoko, umugambi w'Imana ntureba isura, umugambi w'Imana wishakira inzira ubwayo. Ndetse rimwe na rimwe uba ubona ko atari uwo Imana yakoresha, kubera ko Imana yigeze ibwira Samweli yagiye kwimika kwa Yesaya ngo areba ba Shama na ba Aminadabu na ba Eliyabu, abagabo bari abasiniya mu gisirikare cyo kwa Sawuli, ngo abitegereza, aravuga ngo uko byagenda kose nk'iki gikoroneri cyitwa Shama byanze bikunze nicyo gikwiriye kuba umwami. Ariko nubwo Shama yagaragaraga, Eliyabu akagaragara, Imana yo umugambi wayo wari uri kuri Dawidi. Hanyuma ngo azamura amavuta, Imana iramubwira ngo waca habari zako, ngewe uwo muntu ntumusukeho amavuta, nge ntago ndeba nk'uko abantu bareba. Haleluya. Umugambi w'Imana ntago iyo kuba uri ku muntu ntibivuze ko adashobora guca mu bigeragezo, ntibishobora kuvuga ko adashobora gutinda gushaka, ntibishobora kuvuga ko atapfakara. Kuba umugambi w'Imana ukuriho ntibishobora kuvuga ko abantu batakurogera, barakuroga bigakunda rwose pe, bakagukagira ivumbi rigatumuka. Ariko aya marozi yabo ntagakuraho umugambi w'Imana. Abisirayeli barimo bataha, Imana ivugana na Mose, niho narimereye, iramubwira ngo agiye kureba impamvu igihuru kirimo cyaka ariko ntigikongoke, ngo Imana iramubwira ngo Mose, kwetura inkweto zawe kuko aho wageze arahera. Mose akwetura inkweto. Icyo Imana yamubwiraga ni iki? Mwibuke Mose yari yarishe umuntu muri Egiputa, arahunga, ngo ahunze ajya gukora akazi kwa sebukwe. Imana igiye kumutuma iramubwira ngo banza ukwetura inkweto zawe kuko aho uhagaze arahera. Imana ivugana nawe iramubwira ngo igihe cyo gutaha kw'Abisirayeli, igihe cyo kuva mu bunyage, igihe cyo kuva mu gisuzuguro, igihe cyo kuva mwaburiya buretwa, igihe cyo kuva mwariya makuba, igihe cyo kuva mwabiriya byabo, igihe cyo kuva muri ziriya nkoni n'iriya nzara na kariya gasuzuguro basuzugurwa karageze. Kandi bo ubwabo ntago babyimenyesha. Haguruka ugende uvugane nabo. Ngo aragenda arabibabwira, amaze kubibabwira ababwira ko gucungurwa kwabo kwageze. Haleluya. Ngo bibabwire, bamwe barabyumva abandi ntibabyumva. Kandi umunsi Mose yabivuze nibwo Farawo yatanze itegeko ko ibihano byiyongera ku Bisirayeli. Tukomeze tugende, igihe kiragera barambuka. Imana ibabwira ko bazagenda, ariko ntiyababwira ko bazaca mu butayu, ntiyababwira ko bazazenguruka, ntiyababwira ko bazambuka inyanja, ntiyababwira ko bazakurikirwa n'ingabo za Farawo. Icyo yababwiye gusa, yarababwiye ngo mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki cy'amasezerano. Reka mbabwire, iyo kuba Imana ivugana nawe ntabwo byabuza intambara kuza.
Bibiliya iravuga ngo barambuka. Igihe kiza kugera biba ngombwa ko Mose atoranya abantu bajya gutata igihugu. Ese ntiwibuka icyo Uwiteka yavuganye na turi Kadeshi y'i Baruneya? Muri aba bantu bafashwe ko bajya gutata igihugu habamo Karebu utaruzwi, Karebu utari uwo mu Bisirayeli, ariko yongerwaho mu muryango wa Yuda. Ngo aragenda ajyana n'abantu bose bazenguruka igihugu, ndetse bazana n'ibihamya ngo babishyira Mose. Mu gihe bari bahageze, ngo abantu 10 bose barahaguruka bahisha Abisirayeli ubwoba, barababwira ngo igihugu twakigiyemo ni igihugu cy'amata n'ubuki. Ibyo uko ni ukuri, niko twabibonye. Ariko rero harimo Abanaki. Ngo abantu bose bahaguruka bashaka gutera Mose amabuye, bati nibyo twakubwiraga, harya ubundi wizehe, harya ubundi. Ariko ngo Yosuwa na Karebu barahaguruka, baravuga, babwiza abantu ukuri, barababwira ngo nibyo Abanaki barahari. Ariko rero niba Uwiteka twishimira, abo Banaki tuzabarya nk'urya imitsima. Imana itugirire neza cyane. Bibiliya iravuga ngo igihe kiza kugera barambuka. Ariko bakimara kuvuga ayo magambo, Bibiliya iravuga ngo Mose arahaguruka abwira abo bari kumwe, arababwira ngo kubera ko muhishije imitima y'abantu ubwoba, ntimukomeze abantu, ntabwo iki gihugu muzakigeramo, kizagibwamo na Yosuwa na Karebu. Reka nkubwire, nibigukundira uzirinde kugendana n'umuntu urusha ibitekerezo. Uzirinde kugendana n'umuntu uguca intege, umuntu ukubwira ko bitazakunda, umuntu ukubwira ko n'ibiki bidashoboka, umuntu ukubwira ko ntaho uzagera, naho uri ntabwo wari uzi ko uzahagera, n'ahandi rero birashoboka ko wahagera. Icyo gihe Mose arahaguruka abwira Yosuwa na Karebu, arababwira ngo mwebwe muzajya mu gihugu cy'amasezerano. Icyo gihugu muzakijyamo, muzagituramo, muzakibamo, ni icyanyu n'abana banyu. Tugeze ku ijambo twasomye. Ese ntiwibuka icyo Uwiteka yavuganye nawe? Bararwana, igihugu baragifata, ndetse uyu mugabo Yosuwa atangira kugabira abantu imisozi, buri muryango akawuha ahabo, abandi barakaba nk'uko bisanzwe. Ariko ngo Karebu aguma mu ntambara. Umugabo witwa Yosuwa aratura, agabana ibikingi, arakomera, ariko yibagirwa bene wabo, yibagirwa mwene se bagendanye, yibagirwa mwene se bakoranye, yibagirwa mwene se babanye mu ntambara, babanye mu rugamba, babanye mu ndake, aramwibagirwa. Bibiliya iravuze ngo Yosuwa Karebu aza kumusanga, ngo agere aho yarari, ngo aramwegera, aramubwira ngo ninjye Yosuwa. Ndaramubwira ninjye Karebu, ndaramubwira ati reka da, ntabwo nkwibuka, uri uwo kwande. Biba ngombwa ko asubira inyuma amubwira ibyabaye. Aramubwira ngo ninjye Karebu, nubwo ubona nshaje, nubwo ubona ndi muri iki gihe, ariko ibuka twigeze twicara ibunaka. Imana itugirire neza. Twigeze twicara ibunaka, twigeze dusengera hana, twigeze tuba hana, hari ahantu twari turi. Imana ivugana natwe, Imana iratubwira, itubwira ko tuzagera mu gihugu cy'amasezerano. Imana itubwira ko tuzambara, Imana itubwira ko tuzarya, Imana itubwira ko abana baziga,
imana itubwira ko bizagenda uku n'uku, yumva Yosuwa ntabwo amwibuka. buriya umuntu uhaze ntajya amenya akunda ashonje, ngo aramubwira ngo none se Yosuwa we, ntabwo wibuka icyo Mose yatuvuzeho, icyo Uwiteka yatuvuzeho aciye mu mugaragu w'Imana witwa Mose, icyo gihe twari i Kadeshi y'i Baruneya. Mana ishimwe, ntabwo wibuka icyo Imana yatuvuzeho. Reka mpagarare kuri iri jambo, muri iyi nzira turimo, muri uru rugendo rujya mu ijuru, muri iyi nzira y'amasezerano. Ahangaha turi, Imana ivugana natwe, Imana yatubwiye, harimo intumbi nyinshi z'amasezerano. Abantu bavuye mu gakiza kubera amasezerano, abantu bavuye mu byizerwa kubera amasezerano. Ariko reka mbwira abantu, hagati y'isezerano n'igisubizo harimo umworera muremure, harimo inzira ndende, harimo ibirometero byinshi. Rimwe na rimwe bigusaba gutega, irindi ukagenda n'amaguru. Rimwe na rimwe bigusaba kwihangana kugira ngo ugere ku gisubizo. Ntega amatwi nkubwire, Imana niyo yavuganye nawe. Nubwo abantu bakwibagiwe, nubwo abantu bagutaye, nubwo abanzi bahari, nubwo abadayimoni bari mu nzira, nubwo Satani atega bariyeri mu nzira, nubwo ubushomeri buhari, ariko ni Imana yavuganye nawe ko izahindura amateka yawe. Uyu munsi abo mwasenganye, uyu munsi abo mwafatikanyije kuzamuka umusozi, uyu munsi abo mwasenganye itatu, uyu munsi abo mwasenganye irindwi, uyu munsi abo mwabatiranyijwe rimwe, uyu munsi abo mwajyanye muri Samatari, bamwe muri abo Imana yarabatabaye barasubizwa. Niyo bakubonye baravuga atari kuriya we Imana yamuhoye. Niyo ubwira abantu ko Imana ihindura amateka, barakubwira ngo ariko iyo Mana utubwira yabanje igahindura ibyaha. Iyo Mana uvuga mu muryango wawe wabaye igicibwa. Iyo ubabwiye ngo Imana iriho, barakubwira ngo ariko iyo Mana utubwira yabanje ikakubakira, ikaguha umugabo, hanyuma ukazabona kugaruka kutubwira Imana. Ibyo byaguteye kugwa. Ariko ndagira ngo nguhumurize, nkubwire ngo ese ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuze? Uyu munsi iyo ubwira abantu ko Imana ihari, baravuga ngo uriya we yaherekeje abandi barasenze, uriya arabaherekeza. Reka nguhumurize nkubwire ngo nta sengesho ry'umunyagara riri. Isengesho ryose usenga, kuko niko ijambo ryambwiye, ryarambwiye ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwe. Aramubwira ngo ese Yosuwa, nubwo uyu munsi uri mu bisubizo, nubwo uyu munsi utuyoboye, ariko ntabwo wibuka ko twafatikanyije urugamba. Ntabwo ubyibuka ko twabanye mu iporo, ntabwo ubyibuka ko njye nawe twaburaye, ntabwo ubyibuka ko njye nawe twagendanye imisozi, ntabwo ubyibuka ko njye nawe twaraye amajoro, ntabwo ubyibuka. Aramubwira ngo niba utabyibuka, njyewe reka nkwibuke. Ese ntabwo wibuka icyo Imana yatuvuzeho? Abantu bavuganye n'Imana muvuge ngo amen. Abantu bashobora kwibagirwa,
ariko ntabwo Imana yakwibagirwa icyo yavuganye nawe. Nangaha ubwanjye nicaye kuba none uyu munsi kuri iyi tariki nyicaye, ntabwo ari imbaraga z'umuntu, si imbaraga zanjye, ahubwo ni ijambo Imana yavuganye natwe. Mu gitondo mbyutse niho nicaye ntekereza ibintu byinshi, ntekereza igihe gishize, nibuka ko twigeze tujya Kanyarira. Nari ndi kumwe na Pasiteri Ishimiye, uyu munsi asigaye ari i Butare. Hanyuma turasenga. Icyo gihe nari ndi mu bihe bigoye by'ibibazo, no kugira ngo mbone uko ndya byari bigoye, no kugira ngo ngere aho Kanyarira ubwabyo byari bigoye. Ariko tujyayo, tujya gusenga. Turi aho ngaho nibuka ko twasenze nijoro, imvura iragwa iratunyagira. Arambwira ngo ntajya kugama, abantu bahaze hari akazu k'amabati bashyize. Arambwira ngo ntabwo ajya kugama, antera kuraje nanjye sinajya kugama. Hanyuma mfata igiti. Iyo ngiyeyo buri gihe hariya hantu sinshobora kuhava nageze, mfata igiti ngicomeka mu kindi, nicara imbere yacyo. Twari babiri, ntangira kubwiriza. Ndavuga ngo iyi ni mikorofone. Nari narigeze mbwiriza, ariko kuko nabaga kuri layini y'umuntu biza guhinduka nyine, kubera ko umuntu ari umuntu. Turi aho ngaho, uwo mukozi w'Imana aransimbukira, arahanura. Imana irambwira ngo nguhaye umurongo urenze umwe wo kubwiriza. Ntabwo nabyiyumvisha. Ntufite uko urya, kwambara ni ikibazo, ntufite aho uba, inzu y'abandi n'ibindi n'ibindi, muri make nta sura ufite. Ariko Imana ivugana nanjye. Rero nabitekereje mu gitondo, numva nongeye gutekereza ku mvugo y'Imana. Ariko ndashaka kuganira nawe. Usubiye inyuma, uvuye mu byizerwa, ugushijwe n'amasezerano, ariko Imana yo ntabwo ijya yibagirwa. Birashoboka ko nabo mwasenganye batakikwibuka. Birashoboka ko nabo mwabanye batakikwibuka. Imana yarabazamuye, babonye promosiyo, barakwibagirwa. Niyo banyuzeho baravuga turiya we twakoze akazi, ariko uriya yaherekeje abana, n'ubusanzwe yari umutegaji. Twarasenze, ariko n'ubusanzwe yari umunebwe. Ariko nyumva neza, icyo Imana yavuganye ntabwo cyakurwaho n'amagambo y'abantu. Imana ishimwe. Uyu mugabo Kalebu yegera Yosuwa, aramubwira ngo ese ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi i Kadeshi Baruneya? Aramubwira ngo icyo gihe nari mfite imyaka 45, none uyu munsi nujuje imyaka 80. Imbaraga nari mfite icyo gihe n'uyu munsi nizo mfite. Mana ishimwe. Ese ntago wibuka? Mama, niki gitumye usubira inyuma? Niki gitumye wiheba? Niki gitumye uva kuma? Niki gitumye ucika intege? Niki gitumye utagisenga? Ni Imana yavuganye reka nguhumurize, nkubwira ngo niyo yavuze. Nubwo uri guca mu bibazo, nubwo ufite amadeni impande n'impande, nubwo nyir'inzu yakubwiye kutongera kuyiraramo, ni Imana yavuze ko izaguha inzu muri uyu mujyi. Ujya kuva iwanyu Kinyamakara, Imana yarakurebaga, iyibona utagira ubuturo muri uyu mujyi yari kukurekerayo. Ujya guhaguruka iwanyu Cyangugu, Imana yarakurebaga, iyibona utari uwo gutura muri uyu mujyi yari kukurekerayo. Nyumva neza, ntabwo ikibazo ari icy'uko amasezerano atinze. N'Uwiteka wavuganye
niwe wakubwiye ko azakubakira. Ntabwo ikibazo ari icy'uko utinze kubaka. Ese ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi y'i Baruneya? Ese ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi ku Kinamba? Ese ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye nawe kuri abo bana bawe? Niki gitumye ugiye guta urugo ukaba wamaze kudesida kuruvamo? Ni iyihe mpamvu? Urwo rugo ni urwawe. Delila ntagutera ubwoba, Delila ntagukura umutima, Delila ntaguhahamure. Mureke yigaragambye, mureke yigaragure. Ariko uwo mugabo ujya kumushaka ni Imana yavuze ko ari uwawe. Mbihagazeho n'amaguru abiri. Humura. Ni Imana yavuze ko uzabyara. Ni Imana yavuze ko abana bawe baziga, nubwo ubona barimo biga mu bibazo. Ariko ese ntago wibuka icyo Imana yavuganye natwe? Yemwe bana, kuba uri guca mu ntambara, kuba uri guca mu bibazo, kuba abarozi bakuroga, kuba abantu bakwanga, kuba bakuvuga uko utari, kuba baguharabika, kuba bakurwanya, kuba bakugambanira, kuba bakwita amazina, kuba bakwita umurozi kuri uwo musozi, ntabwo bivuze ko biri buze gukuraho icyo Imana yavuze. Ni Imana yavuze ko izakubahishiriza aho ngaho. Imyaka bitwaye ntabwo nyizi, maze igihe ndi kubwira Satani mubwira ngo wakwigaragambya utakwigaragambya. Ni Imana yavuganye nanjye, aho bizaca ntabwo mpazi, ariko ni Imana yavuze. Mana ishimwe. Ese ntago wibuka uyu munsi warwaye wahahamutse? Imana yavuze ko uzareba ibirori by'abana bawe. Ese ntabwo wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho turi Kadeshi y'i Baruneya? Ese ntabwo wibuka bwa buhanuzi utunze muri Karine? Ntabwo ubwibuka? Iyo Kareba abwira Yosuwa, aramubwira ngo uyu munsi nzanywe no kukwibutsa kuko mbonye waribagiwe. Ni Imana yavuganye natwe twari Kadeshi Barune, twari tukiri mu ntambara, twari tukiri kuzenguruka, twari tukiri kurwana, abanzi bari bakiri imbere yacu, amasasu yari ari kuduca hejuru. Ariko Imana ivugana natwe, ivuga ko tuzarangiza urugamba. Imana ivuga ko uzaba umuyobozi. Ni Imana yavuganye nawe. Kuba uyu munsi ibibazo ari ibibazo, kuba uyu munsi intambara ari intambara, kuba uyu munsi ibyago ari ibyago, ntago binteye ubwoba. Kuba uyu munsi abantu bari kuvuga ibyo bashaka kuri wowe, ntago binteye ubwoba. Ni Imana yavuganye nawe. Abantu bavuganye n'Imana muvuge ngo amen. Haramubwira ngo ese Yosuwa we, ntago wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya? Nibyo imyaka 2 irashize, nibyo 3 urayirangije, nibyo Imana yakubwiye kuzabona akazi none urangije 5, nibyo Imana yakubwiye kuziga none urabona byaranze, nibyo Imana yakubwiye kuzagenda amahanga none urabona bidakunda, nibyo Imana yakubwiye kuzasezerana none urabona biri kugenda byanga. Ariko ndagira ngo nguhumurize, ni Imana yavuganye nawe. Ejo navuganye n'umuntu ku mugoroba, umuntu umwe twari turi kuganira, ndamuhamagara mubwira inzozi namuroteye. Arangije arambwira ngo ibyo ngibyo mbitunze kuva kera, ngo ahubwo nari narabyibagiwe. Umva nkubwire, ibuka iby'Imana yavuganye nawe. Haramubwira ngo nubwo ndi guca mu bibazo, ariko ni njye Karebu. Haleluya. Nubwo ndi guca mu ntambara, ariko ni njye Karebu. Nubwo ndi guca mu makuba, ariko ni njye Karebu. Nubwo abanzi bampagurukiye, ariko ni njye Karebu. Abwira Yosuwa ngo ni njyewe
warokotse rwa rugamba. Ninjye kare warokotse cyagiye, ninjye twari turi kumwe. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Ese ntago wibuka icyo Imana yavuganye na mama? Urwo rugo ni urwawe, reka nongere ngo usubiriremo. Buretse guhambira ibintu ngo ugende, ntabwo intambara irwanwa gutyo, ntabwo urugamba barurwana gutyo. Ako kazi ni akawe, buretse gusezera ntabwo urugamba rurwanwa gutyo. Nta munyabwoba utsinda urugamba. Ese ntago wibuka apfa kuba ariyo yavuganye nawe? Ramubwira ngo ese ntago wibuka icyo Uwiteka yatuvuzeho nge nawe turi Kadeshi Baruneya? Tumva muri iyi minota asigaranye ndashaka kuvugana n'abantu bavuganye n'Imana. Mbariza uwo muntu ngo ubundi wavuganye nayo? Ni Imana mwavuganye? Ni Imana yakubwiye? Ni Imana mwasezeranye? Niba ariyo ni iki kiguteye ubwoba? Ndagira ngo nkubwire, ntaho uzabona batavuga. Nta hantu na hamwe. Umunyarwanda yaravuze ngo udusozi twose ni nyarusange. Ntaho uzabona batavuga. Ubu ugiye kwimuka ku musozi ngo bakuvuze. Imana yavuze ko izagutabariraho. Ubu ugiye kuva muri korari ngo ntabwo mwumvikana na perezida wa korari. Oya, Imana yavuze ko izaguhera umugisha muri korari. Ubu usezeye mu badiyakoni ngo ntabwo uri muhuza n'umudamu wa pasiteri, ntabwo ari we waguhamagaye. Uyu munsi usezeye mu itorero uragiye ngo pasiteri ntabwo mubyumva kimwe. Pasiteri ntabwo ari we waguhamagaye. Nyumva neza, hejuru yawe hariho umugambi w'Imana. Imana ikuzana muri iryo torero hariho umugambi wayo. Kandi rero nubwo ushaka guhunga ukagenda, naho uzajya ni mu bantu, naho ugiye kwiyakiriza ni mu bantu, naho haraba rwanira aho ngaho. Aho niho umugambi w'Imana uri kuri wowe. Haleluya. Uyu munsi umaze kudesida kuva mu rugo rwawe ngo kubera ko oya, urwo rugo ni urwawe, rugumemo. Ese ntabwo wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya? Reka mbabwire mwa bantu mwe, twese duca mu bibazo, duca mu ntambara, ariko ikidukomeza ni iby'Imana yavuganye nawe. Igihe kimwe nigeze njya Jangwani, tugenda dushonje, dufite inzara yo mu magufa. Tugezeyo Imana iratubwira ngo iratugaburiye. Buracya turataha. Tugeze aho twabaga hakurya hano ahangaha Kacyiru, ahubwo noneho tugira ngo inzara y'Abanyarwanda yose yaje itwikubitaho. Turongera turamanuka n'amaguru dusubirayo. Imana iratubwira ngo erega ndi Imana yavuganye na nimutahe nzabagirira neza. Muri icyo gihe nta muntu wari kuducira karurutega. Iyo watambukaga abatakuzi babonaga kuri igisambo kubera uko wambaye. Ariko twasenga Imana ikambwira ngo uzarya uhage. Imana ikambwira ngo nzahindura amateka yawe, nzakugira umuntu ukomeye. Nibaza nkana ibyo bintu bizaca sinahabona. Nubwo urimo wibaza aho ibyo bizaca, n'Imana yavuganye nawe igiye kubikora. Mana ishimwe. Nibuka igihe kimwe, reka wenda kankavuge, ntabwo kaza kumurakaza n'inshuti yanjye. Twari turi gusenga hano kuri Ayebe kuba Batista. Ni umukozi w'Imana umwe witwa Tomasi, ni umudiyakoni wa Merida.
twari twarabanaga, twari tumaze hafi nk'iminsi igera muri 4 tutarya. Umwana ararwara, icyuya kiramututumuka, araremba. Umwami umwe ndashatse kuvuga aragenda muzanira ibinini, kumbi ntabwo azi ko ari inzara. Twebwe twari tubizi, twari dutuye hano ahangaha kuri Faisal kwa Bururu. Twabaga mu kazu k'icyumba kimwe kwa Bururu hakurya. Iyi imvura yagwaga twagiye gusenga, iyo twabaga turi umwe yarirukaga akagenda akazinga akashumi k'akamatera twaryamagaho, hanyuma ukafata akabase twari dufite ukagahagararana, amazi akajya agwa amanuka yinjira muri iyo base, ugenda ujya kumena. Ariko twasenga Imana ikatubwira ngo izatugirira neza. Ntabwo nzibagirwa igihe kimwe uwo mwana witwa Thomas abyuka nijoro ajya kwiyahura mu kiyaga cyo kwa Nyagahene. Ageze mu nzira arongera aragaruka, arambwira ngo narigiye kwiyahura, ngo ariko none ndagarutse, Imana imbujije kujyayo. Nyumva neza, ni Imana yavuganye na uri guca mu bibazo nibyo, ariko se ntago wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya? Ndakanguka ndamubwira nti humura Toma, ni Imana yavuganye nawe. Jambo rya mbere ndamubwira ni papa we yakoreye Imana. Papa we yari umupasiteri arataha. Ndamubwira ni papa we yakoreye Imana. Nubwo Imana itakugirira neza ku bwawe, ariko yakugirira neza ku bw'imirimo ya papa wawe. Uyu munsi ibintu byarahindutse. Kalebu abwira Yosuwa, aramubwira ngo ese ntago wibuka icyo Imana yavuganye natwe turi Kadeshi Baruneya? Ndashaka ko dusenga, Imana itugirire neza. Ese ntago wibuka nshuti yanjye, niki kiguteye ubwoba, niki kiguhamuye, niki kigukuye mu byizerwa, niki gitumye usubira inyuma, niki gitumye utuka Imana? Ufasha amakarine wari waranditsemo amasezerano urayaciye, ngo ntabwo ari Imana yavuze. Ni ukuri ko Imana niyo. Izo ntambara zose twazicagamo Imana yavuganye natwe, ndetse ahubwo idaciye kure yivuganira. Nanjye numva ijwi ryayo ikambwira ngo nzabatabara, nzagutabara. Ariko ibibazo tukabicamo kugeza aho Imana ikinguriye umuryango. Ndagira ngo usubiremo ibyiringiro. Ese ntabwo wibuka ibyo Imana yavuganye na? Ntabwo wibuka? Subiramo imbaraga. Ndashaka ko dusengana. Mwami Yesu, uri Imana y'inyamaboko, Imana y'imbaraga nyinshi, Imana igikurikirana ijambo ryayo ikarisohoza. Aba Bisirayeli bari guca mu ntambara, bari guca mu bibazo, bari guca mu byago, ntago bari bazi kuzabageza mu gihugu cy'amasezerano. Ndetse na Kalebu utari umwene gihugu wamuhaye ku masezerano kuko wavuganye nawe. Nkundira ukomeza aba bantu, kandi imbaraga zawe zibagote. Buri muntu wese ahagarare mu mwanya, kuko ugiye gusoza icyo wavuze. Turagushimiye kubyumvise kandi ubidukoreye mu izina rya Yesu, amen.